bamaze kwinjira mu mushinga, bakatugaragariza abantu bamaze gukora migration, bakatugaragariza abantu bamaze gukora KYC. Kuki tatugaragariza umunsi nyirizina ibi bikorwa bizahagarara? Hagira umuntu wihuta cyane cyane inkwakuzi kurikira Habibu Kiributo. Wowe w'inkwakuzi, fata smartphone yawe, genda kuri X ya P-Network. Team we Nicolas urambabarira utazanengu, utazanteranya n'abajyama banje bo kuri YouTube. Abantu bakurikiye Habibu Kiributo bakoze subscribe barebe ibiganiro byanjye, utazanteranya nabo Nicolas, ndabikubwiye. Girlfriend and family, this is Habibu Kiributo. I'm Habibu on camera. Mwese mwahise mukunkurikira, reka nizere ko mumeze neza. Mwese mubana nanjye, abantu bankurikira bari muri Amerika, mwese ndabashuje, nizere yuko izuba ritabamereye nabi nkatwe. Guys, wibaza ese hari ibintu kwa timu yakinze abanyamuryango bayo? Hari amabanga yihishe inyuma twebwe abanyamuryango wa kwa timu cyangwa se abanyamuryango ba P-Network tutazi? Igisubizo ni yego. Ikaze mu kiganiro, nge mugiye kubana n'ubundi nibisanzwe, nitwa Habibu nkuko nari maze kubivuga. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amwe mu mabanga kuwa timu yagize ubwiru, kandi twebwe abanyamuryango abapiyona tudafite uburenganzira bwo kuba twayakotingaho cyangwa se ngo tugire icyo duhinduraho. Nyine niko bo babipanze. Icyambere, why cyangwa se kubera iki kuwa timu itigeze muri white paper yayo igaragaza umunsi nyirizina wa open minded? Iki gishyira abapiyoniya mu rujijo, kuko kugeza naho bamwe bashaka no gutekereza yuko ibi bintu bishobora no kuba byafata n'imyaka 10 cyangwa 20, kubera yuko nta hantu na hamwe, nta gihamya na kimwe kigaragaza muri white paper cyangwa se muri road map ya P-Network umunsi nyirizina tuzagera kuri open minded. Hano kuri Habibu Kiributo ntuzajya ubona ukuri kose kubijyanye na cryptocurrency, cyane cyane twibanda kuri Sidara, P-Network n'izindi tuzajya tubona zifite gahunda. Kubera iki kuwa timu idatubwira ati noneho umunsi nyirizina wa P-Network ni iki gihe, ni muri uyu mwaka, wenda tubitegereze ariko tuzi umunsi? Iryo ni ibanga rya mbere kuwa timu ibitse ku mutima wayo, izarekurira igihe ibishakiye. Ibanga rya kabiri, kuki kuwa timu itagaragaza nyirizina umunsi umunsi migration KYC bizaba byarangiye? Batugaragariza abantu bamaze kwinjira mu mushinga, bakatugaragariza abantu bamaze gukora migration, bakatugaragariza abantu bamaze gukora KYC. Kuki tatugaragariza umunsi nyirizina ibi bikorwa bizahagarara? Guys, ubu noneho kabisa ndaje nanjye nokinga kwa timu. Nta munsi nyirizina uzwi ngo KYC zizaba zagiye gutangwa mu bantu ryari. Nta munsi n'umwe uzwi ngo migration zizahagarara ryari. Bivuze ngo iri jambo ngiye kurivuga nubwo wenda ritari bushimishe bamwe, ariko burya nanone tujye tuvuga ukuri uko kuri. Bivuze ngo dushaka gushiduka imyaka twumva ko P-Network izaba yageze ku ntego zayo, bitazakunda ahubwo bikajya imbere. Kubera iki kuwa timu itajya isubiza abanyamuryango bayo ku bibazo babaza? Hagira umuntu wihuta cyane cyane inkwakuzi kurikira Habibu Kiributo. Wowe w'inkwakuzi, fata smartphone yawe, genda kuri X ya P-Network, urebe amacati y'abanyamuryango bagiye babaza ibibazo kuri kuwa timu. Nubona kuwa timu ari ahantu yegeze isubiza kuri Twitter ikotinga ku mukiriya cyangwa se ku munyamuryango, ugaruke hano umbwira ati Habibu we uri umubeshyi. Kweki kuwa timu itasubiza abanyamuryango ku bibazo bayibaza? Ese aho ngaho yakwe niyacaho abayita scam niba bafite ishingiro? Oya, nta shingiro bafite, ntago ari scam. Ariko nanone
ifite byinshi dukinga. Kubera iki Core Team idukinga ibintu kandi turi abanyamuryango bayo? Ese ko batwereka amapurikasiyo amaze gukorwa ibi n'ibi, yego ni byiza. Umunsi nyirizina wo gutangira gutanga serivisi ni ryari? Ayo ni amabanga yihishe inyuma y'uyu mushinga tutazi. Guys, niba nawe wajyaga wibaza kuri ibi bibazo nanjye ndimo nibaza, nyandikira muri comment, jyamo hasi kabisa. Jyamo hasi unyandikire umbwira ati nanjye ibi ndabyibaza cyangwa se ngiye bino mbifitiye igisubizo. Niba hari igisubizo ufite nyandikira muri comment, nibinarimba nzaza ngutunge mikoro ugisobanura. Guys, turi kumwe se? Guys, muri abantu banjye ndabakunda cyane. Njyewe mba ngira ngo tuniganire no mu buzima busanzwe. Ese guys, ubu Core Team ntidukinga man? Ubu Core Team nta bintu duhisha? Ariko nizere yuko nubwo yaba bidukinga ari ibyiza, irimo iradutegurira kuba ko uyu mushinga twarawizeye turi benshi. Core Team we, Nicolas urambabarira utazanengu, utazanteranya n'abajyama banjye bo kuri YouTube. Abantu bakurikiye Bible Crypto bakoze subscribe barebe ibiganiro byanjye, utazanteranya nabo. Nicolas ndabikubwiye, be serious. Ugomba kuba serious ukarangiza ibyo watangiye neza. Guys, ni Nicolas ndimo nibwira, ariko se baranyumva? Ariko kutamenya ururimi nabyo biragatsindwa pe. Kutamenya ururimi nibi. Ubu mba mubwiye narangiza, ariko se mba navuze menshi. Yes guys, ubwo rero ayo niyo mabanga niko Core Team idukinga. Nubwo itwereka abafatanya bikorwa bayo nyirizina ngo ni bande. Twumva ngo za Amazon ngo ziri muri P-Network, tukumva ngo za Alibaba, tukumva ngo za Binance, ariko mu by'ukuri ba nyir'ubwite ntabwo bari babivuga. Ese aho si ikinyoma? Nicolas we si ikinyoma? Sawa bura tuzabireba. Guys, rero nitwa Habibu nk'ibisanzwe. Ninjye mubona hano kuri kamera. Soje na cameraman wanjye uri hari inyuma, ntabwo mwe mwamubona. Yes, rero mwakoze kubana nanjye, wakoze kunkurikira kabisa. Yes, wowe wafashe umwanya ukareba Habibu Crypto, niyo mpamvu nanjye ngiye kujya nyuzamo nanagusetse. Guys, reka bura nabyo nabishobora. Ese mwe muzi ko naba mfite channel imeze gutya? Ubwo hari n'ibindi ejo bundi nzabereka. Wowe icyo usabwa ni ukukanda subscribe, icyo usabwa ni ukukanda inzogera, uko nshyizeho video ukajya uza kureba agashya Habibu Crypto yazanye. Nibazaga kuri aya mabanga Core Team duhishe, niba nawe uyibaza ntago mbizi, ariko wakoze kunkurikira. Tuzahore mu yindi video ikurikira. Ciao ndabakunda.